Yes, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeza kunogerwa n'ibiganiro TSG Online TV igenda ibategurira kandi bagezaho. Turizera rero ko mumeze neza ahantu muri abari mu Rwanda ndetse no hakurya yaho. Twizere ko mumeze neza. Ni televiziyo igenda kugezaho amakuru atandukanye ya siporo, imyidagaduro ndetse n'ibiganiro muri rusange. Uyu munsi nje nitwa Irigira Keve, nje mu makuru y'imyidagaduro. Inkuru iriho kugeza ubu muri aka kanya mfite imbere yanjye, umutwe wayo uragira uti ishyamba siryeru. Medbeat yavuze impamvu yacecetse kuri Y y'indirimbo ya The Ben ndetse na Diamond. Iyi ni indirimbo imaze igihe gito cyane igiye hanze, saga nyinshi zagiye hanze, abantu benshi bibaza impamvu iyi ndirimbo itashyizwe kuri YouTube channel ya The Ben, kuko The Ben ari we nyiri indirimbo. So abantu benshi rero bari bibajije impamvu yagiye kuri wall ya Diamond, ariko ngira ngo abantu benshi ibiganiro byinshi bisobanura byagiye binyuraho. Mu kwezi gushize kwa 2021 umuhanzi The Ben wari uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ni umunyarwanda yahuriye i Dar es Salaam na producer Medbeat wari uturutse i Kigali. Umugambi ngo wari ukujya kureba icyamamare Diamond Platnumz ngo bakorana indirimbo na The Ben, ariko indirimbo yatunganyijwe na Medbeat. Niko koko byagenze, ariko abantu benshi mwatungwe no kumva ku musozo w'iyi ndirimbo harimo jingo cyangwa se nk'icyo twakita nka introduction cyangwa se ikirango cy'umuproducer wa Diamond, Kamixlizer. Indirimbo byarangiye yiswe rero Y, ifatwa n'amashusho ndetse n'umunyarwanda. Yatunganyijwe tariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022, bayishyira hanze mu buryo bw'amajwi, nyuma n'amashusho aza gusohoka. Iyi ndirimbo yavugishije abatari bake mu bakurikiye umuziki nyarwanda. Bisa nkaho cyari igitego umuhanzi nyarwanda The Ben atsinze cyo gukorana na Diamond Platnumz uri mu bakunzwe cyane mu mugane wa Afrika. Kugira ngo Diamond yashakishijwe n'abanyarwanda b'abahanzi, ariko by'ubusa gusa The Ben bisa nkaho koko yatsinze cy'umutwe. Cyari igitego rero kandi kuri Medbeat, producer wakoze iyi ndirimbo y'amateka mu gihe cy'imyaka 5 gusa amaze muri aka kazi. Indirimbo isohotse ni nk'umwana wari uvutse. Byari ibyishimo rero ku bantu bose bayigizemo uruhare, dore ko indirimbo yayibawe n'amashusho ndetse n'umunyarwanda Julian Mizo. Bikaba akarusho ko n'indirimbo yakunzwe ndetse n'uburyo amashusho yiyobowemo abantu babikunze. Yaba The Ben na Diamond Platnumz producer Laser, uyu ni producer wa Diamond, bose basangije abakurikira Y yari maze iminsi ibaraza amajoro, ariko Medbeat we yarinumiye. Mu kiganiro Medbeat yagiranye na Hose dukesha inkuru, yavuze ko nta kindi kibazo cyatumye adasakaza indirimbo, ngo ahubwo byatewe nuko yari ahugiye kuri album ye Medbeat in Kigali, cyangwa se Medbeat muri Kigali. Niko iyo album yitwa ngo Medbeat muri Kigali, ari gutegura mu magambo y'Ikinyarwanda. Ati kuba ntarayivuzeho kuri social media ntabwo ari ikibazo, kuko nje murabizi ko ndi kwitegura album yanjye. Sintekereza ko ariko ko kwaboro kuri Medbeat, kuko ntekereza ko gupostinga ikintu cy'iminota 30 cyangwa se ngahe cyakagombye kuba ari cyo cyateze nk'iyo polemique. Maze iminsi mpuze cyane kubivanga n'ibyo n'akazi gasanzwe no gukorera abandi bahanzi, ni ibintu bituma umuntu ahuga ntiyibuke gupostinga. Uwo ni Medbeat wavugaga ibyo atemeranya n'abantu cyangwa se n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Mu by'ukuri rero bimwe ntago byigeze byakirwa n'abakunzi b'umuziki mu rusange, ntago bigeze babyakira neza, kuko benshi bavuze ko ayari amatakirango cyangwa se nta kuri na guto kubirimo. Kuko ntekereza ko gufata ikintu gitoya cy'iminota mike ukayikodinga cyangwa se ugapostinga indirimbo y'umuhanzi wanakugizemo uruhare mu gukora, ntago byari kuba ari ibintu bigoye. Reka dukomeze n'andi makuru. Inkuru tugiye gusohorezaho ni inkuru ikomeye cyane.
mu minsi yashize mwabonye amashusho y'indirimbo Ariel Wayz yasohoye. Ni indirimbo abantu benshi bagizeho urujijo rukomeye cyane, byatewe n'iki rero? Ariel Wayz yasohoye amashusho y'indirimbo ye nshyashya iri hanze bita 10 days. Gusa cyaje gutangaza abantu, mu busanzwe ubundi iyi ndirimbo irimo irakorwa iyo ari umuhungu ashyiramo abakobwa, cyangwa se yaba ari umukobwa agashyiramo umwakiteri w'umuhungu cyangwa se umwakitrise cyangwa se aba bagaragara mu mashusho y'indirimbo nk'uko bisanzwe bikorwa. Ariel Wayz yaje gutungura abantu ubwo yasohoraga amashusho y'indirimbo bita 10 days, kuko iyi ndirimbo yagombaga gusohoka ku cyo bita EP cyangwa se extended playlist yagombaga gushyira hanze. Amashusho rero yayo agiye hanze abantu baratunguwe cyane. Icyatunguye abantu ni iki rero? Icyatunguye abantu ni ukuntu uyu Ariel Wayz yashyizemo umukobwa mugenzi we. Iyo si inkuru turi bugarukeho cyane, ahubwo inkuru ikomeye turi bugarukeho, icyaje gutungura abantu cyangwa se inkuru biraha hanze, ni Eric Semuhungu. Uyu muramuzi ko we yemera cyangwa se ari umwe mu baryamana bahuje ibitsina kandi babyemera bashyira no ku mugaragaro. Eric Semuhungu rero inkuru iri hanze nuko yahaye ikaze Ariel Wayz mu muryango w'abahuje ibitsina. Eric Semuhungu uzwiho kuba yemera ko akundana n'abagabo bagenzi be, ndetse akaba yarigeze no kubura umugabo. Eric Semuhungu we uyu we ni umugore kandi wari umugabo. Mu minsi ishize rero cyangwa se mu myaka yashize yabuze nk'uko twakwita nk'umugore we, kuko yaje kwitaba Imana. Ubu yamaze guharere ikaze umuhanzi Ariel Wayz mu muryango mugari w'abakundana babana kandi bahuje ibitsina uzwi nka LGBTQ. Uyu rero ngo ni umuryango mugari ngo wemera kandi ushyigikira aba bana kandi bahuje ibitsina. Ibi bije nyuma yaho hashize iminsi Ariel Wayz ngo twababwiye na mugenzi we Juno Kizigenza baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Si ubwa mbere yisaga yari yumvikanye kuri Ariel Wayz, ariko byari byarahosheje bitewe nuko uyu Ariel Wayz yari amaze igihe ari kumwe na Juno Kizigenza mu rukundo, ariko nyuma y'igihe baje gushwana iyi saga yo murayizi. Mu butumwa rero bwagiye bujya hanze, byagaragaye ko umuhanzi Juno Kizigenza yashinjaga ngo Ariel Wayz kumuca inyuma hamwe n'abandi bakobwa. Bivugwa ko Juno Kizigenza ngo yashinje Ariel Wayz cyangwa se inkubiri. Impamvu Juno Kizigenza ngo yashwanye na Ariel Wayz nuko Juno Kizigenza ngo yamushinjaga kuba yaba ari mu bano, kuba yaba agira ku gatima cyangwa se kugira uruhare mu mubano w'ababana bahuje ibitsina. Reka tubashimire, twizere ko tuzahura ubutaha. Tubasabe subscribe ndetse na share na like kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazagucika. Ndabashimiye. Nge nitwa Kevin Nkirigira.